umwuka wo guhotora ni umwuka wica ikintu kikivuka. Nicyo gituma abana b'Imana ubukwe buba butari bwaseruka ngo abantu babumenye akabuhotora. Ibyacu byose bihotorwa bitari byagaragara. Ntabwo mfite imbaraga zabishobora. Haguruka uhagarare, Egiputa itatane. Nutarwana n'aba bantu baturusha amaboko, twe ntidufite imbaraga zabarwanya ngo tubishobore. Emera uhaguruke rero. Reka mbabwize ukuri, Imana idahagurutse wakorwa n'isoni. Imana idahagurutse aho hantu wakorwa n'isoni. Imana idahagurutse mu bwo burwayi, erega bwatwaye benshi nawe wapfa tukaguhamba. Imana idahagurutse ngo ihagararane nawe, hari urugamba utatsinda. Imana idahagurutse ngo ihagararane nawe, amagambo yashira ivuga. Ihaguruke yicare, ihaguruke yicare. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, guhaguruka kw'Imana ni intsinzi y'abihagurukanye nabo. Kwicara kw'Imana ni ugutsindwa kwabo yabwiye kiri kumwe nabo. Iyo yicaye muratsindwa, yihagurutse mubyumva urasenga. Hari abantu batajya bamenya gusenga. Gusenga ni ukumenya impamvu zituma usenga. Iyo utari wazimenya urabikeneye. Igenda kurebera umugabo w'umucuruzi wahacuruzagira amubwira ati yewe amafaranga naguhaye ndashaka mbikurira kuri amafaranga naguhaye. Imusaba miliyoni 10 n'izo n'eshanu za 2001 bishyira 22. Murumva atari menshi? Ugende ku musozi witwa Kanyarira, atsi imodoka untabarire umugore n'umugabo bariyo n'abashumba banze kugwa mu maboko y'abantu, baje kugwa mu maboko yanjye. Kandi mu maboko yanjye ntibahagwa, barahakirira. Irukanka utabare ujyeyo, ujyanye ayo mafaranga yabashyire, ubabwire ko ndi Imana ibasubije. Imyaka 430 bari mu butware bwa Farawo. Kugira ngo abatware rero hagombaga kugira imbaraga zigaragaza ko zisumba izindi mbaraga. Hari ibintu tutazakora nitutagendana n'imbaraga zisumba izindi mbaraga, kuko hari imbaraga ziduhinyuza, hari imbaraga zitubwira ngo ntibishoboka, hari imbaraga zitubwira ngo ntaho mujya. Dukeneye imbaraga zisumba izindi mbaraga. Kuko bitagenze gutyo twajya tugendana ubuhanuzi butazuzura. Ngewe si ikirere shaka none dusengeramo, ni ikirere cya rema, apana logos. Logos ni ukwigisha. Iyo wigisha ukavuga ngo ugiye kujya kwigisha, nicyo bita iyo uri kwigisha hari icyo ushaka guhindura imitekerereze, guhindura imyumvire, kuyobora abantu. Ariko iyo bavuze rema ni igisubizo cyako kanya. Azarema ryari kuwa kangahe? Azayirema ryari kuwa kangahe? Tariki zingahe mu mwaka wa ryari? Ni wowe ubiririmba. Ushatse bavuga ngo ararema nonaha